Yes, reka ngushimire cyane ukomeje gukurikira Izuba Radiant TV nk'ibisanzwe. Hanyuma muri aka kanya twagiye mu ntara y'Amajyepfo, ubu ngubu turi mu karere ka Nyanza. Ahangaha hagenda habera ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, haba iby'urubyiruko ndetse n'abantu bakuru. Murabizi by'umwihariko aka karere kagiye kubaka amateka meza menshi agiye atandukanye, by'umwihariko ibikorwa bishingiye ku murage, ibikorwa bishingiye ku muco gakondo, ariko nanone bafite abantu benshi bagiye bagerageza kwiteza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niyo mpamvu hari filime iri gutegurwa, hari filime imaze iminsi iri gutegurwa, hari uwagize uruhare rukomeye mu kugira ngo ibashe kuba yategurwa. Ni filime igamije guteza imbere urubyiruko, ni filime igamije kuzamura impano z'Abanyarwanda, ni filime ariko nanone igamije gutanga ubutumwa bwinshi bugiye butandukanye. So niyo mpamvu ntabatindiye, reka mwakire aze kuri kamera yacu tubashe kuba twagirana ikiganiro gitoya. Wiriwe neza? Yego mwiriwe. Okay. Nari ngiye kuvuga ngo wiriwe neza musore cyangwa umugabo, ariko kubera ko ntaramenya niba wubatse cyangwa se uri umusore, ubwo ngubwo bisabye ko mbanza kubasaba mukatwibwira. Murakoze nkuko ubivuze. Amazina yo ni Tuyisenge Theoneste. Yego. Ndi umugabo, ndubatse. Mfite abana babiri n'umufasha umwe. Okay. Hanyuma Theoneste, hari filime muri gutegura, ni filime nziza njye nabashije kugera aho muri kuyikorera, mbona ni ibintu byiza cyane. Iriya filime uratubwira amazina yayo, utubwira igitekerezo cyo kugira ngo ikorwe, cyo kugira ngo itangire cyaje gute? Filime yitwa Intambara mu Rukundo. Igitekerezo cyo kuyikora nta kindi, twaratekereje dusanga impano z'abantu zikwiriye kuzamuka kandi zikagaragara. Yego. Niyo mpamvu AT2 yaje kugira ngo izamure izo mpano zose ibinyujije ku bufatanye na Yara Rwanda, ariyo bita Young African Leaders Alliance. Ifite cyane cyane mu nshingano abana kugeza ku rubyiruko, ariko bitabujijwe ko n'abandi bafite impano bitewe na AT2 mu mikoranire bafitanye, ko nabo ari abakuze, ari abana, ari urubyiruko, bose bahita bisanga muri icyo gikorwa cyo kuzamurirwa impano. Murakoze. Okay. Hanyuma urakomoje uravuga uti ari AT2 uraza kudusobanurira niki ikora ite, ikorera he, ijyanye niki, yaje gute? AT2 umuntu ushobora kumva AT2 muri aka kanya ashobora kutabisobanukirwa, ariko uri ahangaha kugira ngo udusobanurire, uduhereze amakuru yose. Urakoze cyane. AT2 ni All Talent Detection. Ifite mu nshingano, ikorera hano i Nyanza, mu karere ka Nyanza, ubwo ni intara y'Amajyepfo. Ku bantu bose barahita bahumva, cyane cyane iyo bavuze Nyanza bumva umuco. Ibyo nibyo kabisa, ibyo turabyemeranyaho. Niyo mpamvu rero ikorera cyane cyane aho ngaho. Hari n'izindi filime zigiye gutegurwa, hari ibindi bikorwa bigiye gutegurwa bijyanye n'umuco, kugira ngo bifashe kuzamura rwa rubyiruko, abana, abasaza, kugira ngo bisange muri icyo kintu bita umuco wacu, ari uhatse u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda muri rusange. Okay. Umaje kutubwira filime muri gutegura, utubwira uburyo igitekerezo mwakigize, utubwira ikigamije, ariko nakwibaza, ese iyi ni filime irangira cyangwa ni filime izakomeza y'amaseri cyangwa se ama episode nk'uko abantu bagiye babimenyera uko amafilime asanzwe akorwa hano mu Rwanda? Murakoze. Iyi ni filime irangira, ariko bitewe n'ubusabe bw'abantu uko bazayibona bakayikunda cyane, kuko turabyizeye kuyikunda ko bazayikunda. Niba mara kuyikunda bakadusaba ko tubakorera n'ikindi gice cyayo cya kabiri, twiteguye kubafasha ibyo bazadusaba byose. Abantu, Abanyarwanda, ibyo yifuzo byabo, intekerezo zabo, uko babyumva, ibitekerezo byabo tuzabona muri cya gihe bazaba bakora share na comment, subscribe, byose uko bazagenda babiduhereza tuzagenda tumenya icyo tugomba kongera gukora. Okay, sasa urakoze nawe, ariko ndashaka kukubaza, turi hafi y'umujyi wa Kigali cyane, kuko tumenyereye ko amafilime menshi akomeye ategurirwa akanakinirwa mu mujyi wa Kigali. Ese ni ikihe cyizere ufite ko iyi filime izakundwa, abantu bazayishimira cyane ko mwebwe muri kuyitegurira mu ntara? Icyizere cya mbere ni uko abakinnyi bayikinnye ni abakinnyi bafite ubushobozi, baratojwe, bagera kuri kapasite yo kuba baba abakinnyi nyine. Mwashingiye kuki mujya gutoranya abakinnyi? Mu gutoranya abakinnyi ibyo dushingiraho ni ibintu biba bigiye bitandukanye. Umuntu araza, yamara kuza tukareba ese uyu muntu koko afite iyo mpano, ese nimba atanayifite ashobora kuyigira, noneho tukamurera
tukareba ko ashobora kubigeraho ibya bindi twifuza byose. Okay. Wari usoje kuvuga? Ntarasoza, nari ngiye kuvuga kuri competition hamwe wenda n'abanyakigali. Mu by'ukuri filime nyinshi dusanzwe tuzi ko zikorerwa i Kigali, ariko ntabwo bikwiriye ko ibintu byose biguma muri capital, ahubwo bikwiriye kumanuka bikegera abaturage aho bari, cyane cyane mu ntara, kuko intara nizo zikeneye kuzamuka cyane kurusha aho umujyi wa Kigali ugeze. Ntekereza ko hashimishije. Ikindi, studio iri gutunganya iyi filime yacu ni studio yo kwizerwa, ifite ubushobozi bwose bushoboka, babifitiye ibyangombwa bibemerera kuba batunganya filime. Icyo ni icyizere nacyo kiduhereza ko filime yacu izaba imeze neza. Murakoze. Okay, nawe urakoze cyane kabisa. Ariko nanone ntarakurekura sinabura kukubaza, turi mu karere k'umuco, turi mu karere kibanda cyane ku bikorwa bishingiye ku muco by'umwihariko n'amateka y'igihugu cy'u Rwanda. Ni nayo mpamvu nshaka kukubaza, iyi filime muri gutegura hari aho izahurira n'ibikorwa bimwe na bimwe dusanga muri aka karere, cyane ko tuba tugomba, baravuga ngo ijya kurishihera ku rugo. Niyo mpamvu wenda niba muri gutegura filime, ntekereza ko mushobora kuba hari ibikorwa bimwe na bimwe mushobora kuba mwarakiniyemo cyangwa se mwarakoreyemo byo muri aka karere. Ese icyo kintu cyo mwagitekerejeho bimeze gute? Murakoze. Icyo kintu twagitekerejeho, ni nayo mpamvu AT2 idagamije guhita ihagarara ngo birangire bigarukire kuri iyo filime gusa, ahubwo turi gutegura izindi filime nyinshi zitandukanye, ari izo z'umuco zirahari, turi kuzitegura, turacyazinonosora neza. Ari filime zose abanyarwanda bazaba bisangamo, zose twiteguye kuzikora, kuko turifuza kubaka industry ya sinema mu karere ka Nyanza. Murakoze. Okay, urakoze cyane. Ni AT2 cyangwa se All Talent Detection. Niyo mpamvu nshaka kumubaza niba koko haramutse hari umuntu uherereye mu gihugu mu yindi ntara atari mu majyepfo ariko yifuza gufatanya namwe, ese ashobora kubabona gute, cyangwa se biremewe ko mwakorana mu bundi buryo? Murakoze. Uburyo bwo kutubona ni ugukoresha nimero de telefone ariyo 07 8 6 3 3 50 Iyo nimero ihora kuri rezo iteka ryose. Umuntu yaduhamagara twamufasha kugira ngo ya mpano ye ishobore kuba yajya ku mugaragaro. Murakoze. Turi kugana ku musozo, uraza kutwibutsa neza aho iyi filime izatambuka, ariko nanone unatubwire ubundi butumwa wenda cyangwa se ikindi kintu dushobora kuba tutakubajijeho cyangwa se dushobora kuba tutaganishijeho, ariko by'umwihariko wari ugifite mu mutwe uvuga uti iki kintu ngomba kukibwira abanyarwanda. Murakoze. Nk'uko mubitubajije, filime izatambuka ahantu henshi hagiye hatandukanye. Hari imbuga dusanzwe dukoresha nk'abanyarwanda, social medias izanyuraho, hari amateleviziyo y'u Rwanda yose agiye atandukanye, muzagenda amashami agiye atandukanye, muzagenda agenda inyuraho iyo filime. Okay, urakoze cyane kabisa. Ahangaha nk'uko nabikubwiraga, ndi mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Twari turi kureba kuri iyi filime, ni filime nziza ngewe nabashije kugera aho bari kuyikorera, mbona ni filime iteguye neza cyane, ni filime iri gukorwa n'abahanga, ni filime iri mu ubwenge by'umwihariko ko iri no gukorerwa mu karere keza, ngira ngo murabizi, mwagiye mubimenyera cyane. Hanyuma wowe reka ngushimire cyane, nshimire n'uwari uri kutureba ubwo ngubwo mu kiganiro nk'iki ngiki duhura ubutaha. Murakoze cyane. Nawe urakoze cyane.